Ndagusuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi reka nguhe message Imana yampaye kukugezaho. Nkuzana ijambo rivuga ngo Imana ntiyakureka itarakora icyo yavuganye nawe. Mbese waba waravuganye n'Imana? Mbese hari ikintu Imana yakubwiye izagukorera? Nubwo uyu munsi ubona bidafite ishusho, Imana izabikora. Ntabwo Imana izakeceka. Uri maso dusangire iri jambo message Imana yaguhaye, wumve ko ikugezeho mu izina rya Yesu. Hanyuma rero unyemerere tugendane muri uyu mwanya dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 28 ku murongo wa 15 n'uwa 16. Wumve icyo Imana irimo iravugana nawe muri aka kanya. Imana ishimwe cyane. Havuze ngo iki? Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. 16. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu nanjye nari ntabizi. Imana ishimwe cyane. Unyemerere rero mwene data tuganire kuri iri jambo. Ngiye kukubwira ibintu bitanu byatuma Imana itakureka. Icya mbere ni isezerano. Imana igiranye isezerano nawe, ntabwo yakureka, ntiyatuma Satani akwigirizaho nkana. Icya kabiri ni ukuba warayemereye gukorera muri wowe, kwemerera gukorera Imana muri wowe, kumvira Imana. Imana ishimwe. Ibyo ntibizatuma Imana igira ute ikureka. Ikindi kumvira Imana, Imana ishimwe cyane, no gukorana nayo. Hanyuma uyu ni Yakobo yari arimo arahunga mwene se Esawu, ateganya ko ari buze kumwica kuko yari amaze kurogwa ubuyobozi na se. Arangije aravuga ati, nyina mugira inama yo guhunga ajye kwa Labani. Yakobo yari afite isezerano ry'uko ari uzaba umutware w'umuryango. Mu kuba umutware w'umuryango ariko si wari wavutse mbere, kuko Esawu nawe yari wavutse mbere. Ariko nyina akora ibishoboka byose kugira ngo Yakobo agere ku mugisha Imana yamusezeranyije. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimba ufite isezerano ry'Imana, inzira zose bizacamo, ibikomeye byose uzacamo, intambara zose uzarwana, ibizakugora byose, Imana izagera ku mugambi wayo kandi izabisoza mu izina rya Yesu. Yakobo arangije agera ahantu araryama arasinzira, aribwo yakiranye na marayika, bakirana ijoro ryose. Imana ishimwe. Imana yambwira ngo ntabwo nzakureka, ntabwo nzagusiga ntarakora ibyo nakubwiye. Ni wowe sogokuru z'amahanga, ni wowe uzavamo imiryango 12 ya Isiraheli, ni wowe uzabyara umwana ukomeye ufite ubwenge nka Yosefu. Imana ishimwe. Ni wowe uzavamo ibitangaza bikomeye. Nubwo uyu munsi ubona ubuzima bwawe budafite ishusho, nubwo ubona ukora bikanga. Yakobo yakoze imyaka 7 ari gukora, umugore aramubura, yongera akora n'indi myaka 7, naho amubone uwo mugore atinda kubyara, abura urubyaro. Ariko nyuma y'uko abyaye uwo mugore bamuhaye akabyara. Imana ishimwe. Uwo mwana yabyaye abana 2 b'umumaro. Mbere yabyaye yari Yosefu. Yosefu muramuzi ibyo yakoze muri Egiputa. Yosefu no wajyanye Abisirayeli muri Egiputa. Yosefu no wabagaburira inzara yari yateye igiye kubica. Rero nkubwiye ngo nubwo uyu munsi bikomeye, nubwo uyu munsi bidafite ishusho, Imana izarinda ijambo yakubwiye. Imana izakurwanirira. Nubwo uyu munsi uri kujya mu bucuruzi bikanga. Yakobo yararagiye ihene, araragira bakajya bamuryarya, Labani aramuryarya, ariko Imana ambwira ngo nzarinda ijambo ryanjye. Imana igirinda ijambo yavuze. Imana yarinda ijambo yavuganye nawe. Uko byagenda kose ntabwo Imana yakirengagiza umuntu yavuganye nayo. Imana ivuze ijambo iraririnda. Ntabwo ngo yewe Yakobo ati karame, atuzaba umuyobozi, uzaba umutware muri uyu muryango, ndetse muri wo hazaturuka imiryango y'Isiraheli 12, muri wo hangano hazava umwana w'intama, muri hangano hazavamo abakomeye. Imana irinda ijambo. Avuga ati nubwo uyu munsi ushatse umugore bakaguha utashakaga, nubwo ujya mu kazi ukabona ibyo utashakaga, ngo ibyo washakaga, Kristo washakaga uzamubona. Nimba ari uko nguko byari bimeze, Kristo ntabwo azirengagiza ku cyo ushaka. Nimba ari umwana uzamubona mu izina rya Yesu. Nimba ari amafaranga uzayabona, nimba ari ubuzima uzabubona, kuko ari Imana ishaka. Yakobo baramuryarya, nahabona umugore bikomeza kuba bibi,
hari igihe umuntu aba mu buzima mu maboko kugira ngo Imana igiye kunsubiza ibintu bihinduke, uyu munsi ibibazo birangire. Ntabwo ibibazo byashira, ahubwo bivaho bisimburana, tape tape tape, Imana igahindura. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo izirengagiza icyo yavuze. Imana izagukiza uburwayi, usigara usengera nawe kuba ahantu heza. Imana izagukura mu bukode, usigara usengera abana bajye biga mu mashuri meza, abana bazavamo bakomeye. Abana nibasoza amashuri uzabasengera babona akazi. Niyo mpamvu Imana itazakureka, niyo mpamvu Imana itazagusiga itarakora icyo yavuganye nawe. Imana yiteguye gukora icyo yavuganye nawe. Imana yiteguye guhindura ubuzima bwawe. Imana yiteguye kukuneshereza. Imana yiteguye kugushyigikira. Wowe usabwa kuba maso, ugasengesha umwuka iteka. Imana iri kumwe nawe, Imana irimo iragendana nawe, Imana irimo irakorana nawe. Urasabwa gusenga. Unyemere dufatikanye uyu munsi, twongere dusenge. Fatikanya aka kanya dusenge, tubwire Imana ikora ibyo yatubwiye. Kubwo nubwo intambara zibaye nyinshi, amakuba akaba abaye menshi, ariko Imana iturwanire mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose. Uyu munsi twari turi imbere yawe twumva ko utazadusiga, uvuze ko utazatureka, wavuze ko utazaturika nubwo twaca mu bikomeye. Wagendanye na Yakobo, hatendera umugore imyaka 14, wamuhaye umuryango, umuha abana, umuha ubutunzi, aragaruka aravuga ati ahantu ngomba kwagushimirira, ahantu kuko yakiranye na marayika wawe, aravuga ngo ntabwo nzagusiga, ntabwo nzakureka, ntabwo natwe watureka. Uyu mwanya ntiwareka umubyeyi, ntabwo wareka uyu mukobwa, hari icyo wavuganye nawe, wavuze ko uzamwubakira urugo, wavuze ko uzamukomeza, wavuze ko uzamukiza uburwayi, wavuze ko uzamuha urubyaro. Ntabwo wamureka, urabishoboye, ushobora kwigaragaza no kwitamurura, kuko nushoboye byose Mwami. Ngarushaho kudushyigikira no kugendana natwe mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana iri kumwe nawe, Imana iragukunda. Irembo ry'Ijuru TV, subscribe, commentaire, sharing abandi, like. Imana iguhe umugisha. Yesu ni byose kuba mufite. Imana ishimwe cyane.